Ndagushimiye wowe uhisemo kubana natwe mu nkuru yacu y'uyu munsi. Uhisemo neza kubana natwe. Reka ngusabe niba uje hano bwa mbere ukore subscribe kuko ni umusanzu ukomeye ndetse ni ukugira ngo ujye ubona inkuru zacu ziba zigamije kwigisha zitambuka aha hantu. Ikindi wamenya ko inkuru zacu ziba zigamije kwigisha ndetse ziba zishingiye ku buhamya bwabayeho bw'abantu baba baradusangije kugira ngo tubagezeho natwe tubwigireho. Ikaze mu nkuru yacu. Dutangiranye n'umukobwa witwa Jane. Umukobwa bigaragarira abamuzi ko aba atuje kandi abamuzi bavuga ko yitwara neza, yitonda kandi ko yubaha buri wese. Jane yari umukobwa mwiza ufite ikinyabupfura. Yari afite umuhungu bakundana witwa Nepo, bari bamaranye hafi imyaka 2. Urukundo rwabo rwari rumaze gukomera, bizerana, dore ko ntawahishaga undi. Buri kantu kabaye kuri buri umwe yahitaga agasangiza undi. Urukundo rwa bombi rwarakomeye, abantu barabimenya, imiryango irabashyigikira. Baje gupanga ku bana, imiryango yabo irabyemera. Bitegura ubukwe bw'abana babo kuko bari bamaze igihe bakundana, bakuze kandi bafite ubushobozi bwo kubana. Gusa ku rundi ruhande, Jane yigeze gukundana n'umwana w'umuhungu witwa Thierry kuko bakuranye bajya mu rukundo, ariko Thierry aza kujya hanze y'igihugu mu buryo bw'akazi. Agezeyo bombi baratandukanye, ntibavugana. Hashize igihe, Jane yikundanira na Nepo kuko yumvaga ko ibye na Thierry byarangiye. Nepo na Jane biteguye ubukwe. Batumira inshuti n'abavandimwe, gusa igihe cy'ubukwe cyegereje, Thierry yaje kugaruka mu gihugu cye, anamenya ko inshuti ye Jane yenda gushyingirwa. Ni ibintu byamubabaje. Nongeye kugusaba gukora subscribe niba ukunda inkuru tubagezaho kandi like, ndetse uze kutugezaho n'igitekerezo cyawe binyujije muri comment. Uri uw'ingenzi, uri uw'agaciro. Kora subscribe, ni umusanzu ukomeye, ni inkunga ikomeye uraba uduhaye. Ikindi, iyi nkuru yacu yisangize kugira ngo igere kure, igire abo yigisha. Reka dukomeze n'inkuru yacu. Thierry akigera mu gihugu cye, yasabye ko Jane bahura bakaganira, dore ko mbere y'uko agenda basangiye akabisi n'agahiye. Ndetse uretse gutandukanywa n'akazi, ntawigeze abwira undi ko amwanze. Jane yumvishe bimubereye urujijo, atekereza kureka guhura nawe kuko byari bubabaze fiancé we Nepo. Gusa yumvaga akumbuye Thierry, ahitamo kujya kumusezeraho mbere y'uko abana na Nepo. Dore ko aba bantu batabanye nabi, bapanze guhura. Jane yarabyemeye, Thierry yitegura guhura nawe. Gusa imigambi ya Thierry yifuzaga guhura na Jane kuko bahoze bakundana, akumva ko agiye guhomba inshuti ikomeye yumvaga bazabana. Thierry yapanze guhurira nawe muri hoteli, ariko yari afite gahunda yo kuryamana nawe. Thierry yageze muri hoteli mbere y'uko Jane ahagera, ubwo hari ku wa 4. Ubukwe bwa Nepo na Jane buzaba ku wa 6. Jane yamusanzeyo, atungurwa no kumusanga ahantu mu cyumba kirimo uburiri bushashe neza. Gusa kuko Jane yari yahageze kandi yari akumbuye Thierry, yarahagumye ahobera Thierry, baricara ku buriri baraganira. Yatangiye kugira ubwoba, gusa ku rundi ruhande muri uko kwinjira muri icyo cyumba, hari umukozi wa hoteli wari uzi Jane ndetse yari inshuti ya Nepo. Yari azi iby'ubukwe bwe, yari azi umubano wabo. Yafashe amafoto ya Jane yinjira mu cyumba cya hoteli, ubundi ahita yoherereza Nepo. Ese ko ibintu bitangiye kuba bibi, aho ngaho umubano wa Nepo na Jane ni waba ugiye kurangira? Uyu muntu wafotoye amafoto se we aturutse he? Iyo naje gusenya umubano, reka dukomeze n'inkuru yacu. Ubwo Nepo yari ari mu kazi, atungurwa no kubona amafoto yohererejwe n'inshuti. Yabaye nk'umusazi akibona amafoto ya Jane yinjiye muri hoteli kandi habura umunsi umwe ngo bakore ubukwe. Jane na Thierry
nabo barimo baganira mu cyumba, batazi ibyabaye. Bumvaga bisanzuye nta kibazo, bamera nk'aho bari mu bihe byabo bya mbere, batangira gusomana, kwiyumvanamo, baza no kugera aho bararyamana. Ku rundi ruhande, imiryango nayo yari ikomeje imyiteguro y'ubukwe. Abenga inzoga babigeze kure, abakodesha imishanana basharanisha, dore ko bari bamaze kwishyura, abandi bakodesha amakote, ibintu byashyushye. Ibiribwa bizifashishwa nabyo byari byamaze kugurwa. Nepo akibona aya mafoto yabaye nk'ugwa mu kantu, afata icyemezo cyo kuza kuri hoteli, ahita afata imodoka aza kuri hoteli. Akihagera yakubitanye na Jane ari kwinjira mu muhanda atashye. Arijijisha kuko Jane atari yamubonye, ubundi nawe arakata arataha. Nepo yatahanye umujinya mwinshi. Ageze mu rugo atangira kubwira inshuti ze ko ubukwe bwapfuye kuko yari yamaze gufata umwanzuro. Yabujije umuryango we kwitegura, ahita ahamagara Jane, amwoherereza ya mafoto. Jane agwa mu kantu, arababara, aratangara, aravuga ngo ibyanjye birandangiranye. Ubwo inkuru yabaye kimomo, bigera ku miryango yose. Inkuru ikwira umusozi ko ubukwe bupfuye. Bahita bavuga ko Jane yanze gushyingirwa atabanje gusezera umu ex we bahoze bakundana. Ibi byabaye igisebo ku muryango wa Jane, ariko byari byarangiye Nepo yafashe umwanzuro wo kumureka. Imiryango yarateranye, igitaraganya muri uwo mugoroba bose baba barahageze. Basaba Nepo gutuza akababarira Jane. Gusa ibyo Nepo ntiyabyemeraga, ahubwo yahisemo kugenda akuraho telefone. Ubundi aricara, ararira, arababara, aratuza. Mu mutima we yiyumvamo ko abakobwa bose ari abagome, ko nta mukobwa azongera kuba inshuti nawe, ko atazongera gushaka. Arakarira Jane, arakarira umuryango wa Jane. Ibyo kuba nta kindi bakoze ntiyabyumvaga, kuko yari yabonye umukunzi we yinjira muri hoteli. Ubwo nta mpaka Jane yahise abengwa azira kujya gusezera umu ex we. Imiryango irababara, bahomba ibyo bari bateguye bazifashisha mu bukwe. Ubukwe bwahise buhagarara, Jane asigarana ishavu n'agahinda. Gusa burya ngo urwishigishiye ararusoma. Nuko ubukwe bwa Jane na Nepo bwarangiye butabaye. Ubwo imiryango ya bombi yarababaye, ibyo bari bateguye bipfa ubusa kubera uburyo bari biteguye ubukwe. Buri muryango wahombye asaga miliyoni 3 wari umaze gukoresha. Nepo na Jane bacanye umubano gutyo, biturutse ku mukobwa wahisemo kujya gusezera uwari inshuti ye magara. Niba ufite uwo ukunda akaba yarasimbuye uwo mwahoranye, muha agaciro kandi wirinde abandi bahungu bashaka kukuyobya. Jane iyo atemera kujya gusezera uwahoze ari umukunzi we, ubu aba yarubatse urugo rwe rukomeye. Twirinde, turinde imitima y'abo dukunda. Niba wakurikiye iyi nkuru, tubwire icyo uyikuyemo muri comment. Niba unyuzwe n'ibyo dukora, ntugende udakoze subscribe ndetse ukande like unayisangize. Ndagushimiye ko wadukurikiye. Ufite igitekerezo cyangwa ubuhamya ushaka kutugezaho, watwandikira kuri WhatsApp 072 604 30 113. Wakoze kubana natwe, Imana iguhe umugisha. Duhurire mu nkuru zacu z'ubutaha. Inkuru nakagaruka, inkuru zigisha nakagaruka, ubuhamya bw'abantu baba bushingiye ku byabayeho bitari ibihimbano. Hano ni hano wazisanga nta handi. Wakoze kubana natwe.